Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mukurikiye Salomo TV muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye, muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu migabane igiye itandukanye, umugabane wa Afurika, umugabane wa Australia, Aziya, Amerika ndetse n'Uburayi. Ndagusuhuje cyane wowe bitameze neza muri iyi minsi, kandi uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi. Ubuzima buba bumeze neza uyu munsi, ariko ejo bukaba ari ubuzima butoroshye na gatoya. Ndagushimiye cyane rero wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment aha kuri iyi channel ya Salomo TV. Ni ibintu rero biba bitoroshye, komeza udufashe kwagura umuryango mugari wa Salomo TV. Rero nk'uko ntabwo nje nezerewe, ntabwo nje nishimye, by'umwihariko mu Rwanda cyangwa se amateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo ari amateka yabaye meza mu mwaka w'1994. Rero tukaba turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Rero muri iyi minsi turi muri ibi bihe, cyangwa se dukomeje kwibuka kandi twiyubaka, navuga ngo natwe twahuye n'ibintu bitari byiza cyangwa se bikomeye, kuko hari abo twabuze bamwe na bamwe mu muryango. Ariko uyu munsi hagiye umwana muto cyane rwose, bitashimishije cyangwa ni ibintu, ni inkuru y'akababaro kuri mwe mwese bo ku muryango wacu cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Iyo umuntu umwe atuvuyemo tuba duhombye umutungo ukomeye cyane, cyangwa se umuntu w'ingenzi wari kuzavamo ikintu runaka tutazi kandi gikomeye, kikatugirira umumaro nko muri sosiyete. Rero ngerageje kubabwira aho bikeya, kuko hari video ndende murabibona. Iyi video nk'uko mugenda mubibona hano, twari turi mu modoka tujya gutabara, tuvanye Nyabugogo twerekera ahitwa Ibatsinda. Twanyuze ku Kinamba turazamuka n'ahandi hose ntarondoye. Rero turagenda nyine turatabara, ibindi byo murabona video nk'ibisanzwe. Soje rero abantu bari mu Bufaransa bakurikiye iyi video cyangwa se bakurikiye umuhango uko wagenze, ndabizi ntabwo n'abandi bari ku migabane igiye itandukanye mu Bufaransa ndetse n'ahandi, n'abandi bari mu Rwanda batabashije kuhagera. Pole kandi mukomeze kumwihangana, gusa turahababereye. Njye ni Salomo Mwakinanira Imana. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Turagira ngo uyu muhango tuze kuwukorera ahagenwe, hateguwe, kuko amasaha ari kudufata. Noneho hajeho gahunda yo gusezera, ariko sipiri yakagombye kuba n'impamvu yakumye hanze cyane, n'abandi bamama bazanye bake, ariko kugira ngo tubone uburyo ninjiremo nk'abantu nka 3 mu bo bazanye, kugira ngo haze kuboneka uburyo bwo gusezera nka 3 cyangwa 4, nta kibazo, kugira ngo haze kuboneka uburyo bwo gusezera. Bamwe ni muhagarare hano hepfo, turashaka ko abantu bazaza baza gutya bagatangiza ibintu gahunda y'ibintu byose vuba hano. Nawe twandika Wewe muri leta tuzatangira gusezera kugira ngo aba banyamabyeyi baba batambitse bazana
ni bakeya dushaka ko binjira kugira ngo haboneke uburyo bwo gusezera neza. Dukomeze n'indirimbo rero dusezera kuri nyakwigendera. Hano haboneka umwanya, aha ndashaka inzira. Yesu nzi kufita magari bihumbi harimo n'iryo wangeneye, icyo wambibwiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wambibwiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzabe ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye, kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Niye abizera bazajya kuba muri isi, naho tuzakirira. Ahantu hatagerwa n'umugisha, n'ibibi n'ahantu twabihungiye. Naho mu isi ntaho, ijuru ni iwabo wabizera. Naho mu isi ntaho, ijuru ni iwabo wabizera. Tuzimuka mu isi tugera iwacu, aheza twubakiwe Umukiza. Ku Mana yacu hari amazi, yubakanwe isuku tutarabo. Naho mu isi ntaho, ijuru ni iwabo wabizera. Naho mu isi ntaho, mu ijuru ni iwabo wabizera. Yesu ni ufite amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubite. Abashaka ubugingo bumwizigire, nimumwizigire azabarenge. Muze mwese dushime.
ijuru tuzimana n'umunsi muze mwese muze mwese ijuru tuzimana n'umunsi Yesu niwe ufite amahoro urupfu n'ibyago n'ubitsi abashaka ubugingo budashira impumyi zigira zabarengera. Turagira ngo aba bana ni bamwe mutambuke basezere. Bari mutambuke basa. Bari mutambuke. Turagira ngo dukomeze dusenga Imana kuko Imana burya n'umugambi wayo nyine. Paul nadufashe mu gusenga. Turagushimiye Mana yacu ijambo ryaravango mu bibaho byose tubaye dushima ibi ngibi ntabwo twari kubihindura kuko umugambi wawe wari uyu nguyu kugira ngo uyu mwana uyu munsi abe dukuwemo tubanje gukomeza imitima y'abana yihebye ibabaye dukomeje imitima y'umuryango by'umwihariko umubyeyi kugira ngo izina ryasheho kumukomeza kuko wavuze kuri umufasha utabura kuboneka mu byago makuba uvuga kuri imbaraga zacu uyu munsi rero wawemeye ko uyu mwana atabaki turimo turasenze kugira ngo mwakire mu bawe izina rye rihabwe icyubahiro dukomeje rero tugenda hariya kwicumbi ryiwe kugira ngo utugendeshe uhagarike impanuka z'uburyo bwose wirukane buri imbaraga yose y'umwijima tugeze uyu mugeni wawe hari ahantu kuko warabivuze mu mubwiriza ngo igihe n'igihe cyacyo wabaho igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa iki ni igihe rero kiwe natwe turasenze ngo dukomeze kandi n'imitima iri ahangaha yose uyihe kuyikumbuza kuko aha iwacu ari mu ijuru kuko twaririmbye ngo ni hehe wabizira bazajya kuba ndavuga ngo muri isi ntaho tuzakirira natwe nirwo rugendo niko munini yavuze ngo nzi ko ufite amagare 1000 harimo iryo wangeneye icyo wamite no kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro tunganya imitima yacu kuko natwe ubutaha ni twebwe izina ryesha guhabwa icyubahiro ngaho dushoboze rero turagiye ugendane natwe umwuka urushinzwe gufasha abera kugeza ubwo bageze hari ahantu adufashe kandi atugirire neza tuhava amahoro tugushimiye neza n'urukundo rwawe tugirira amen. abasore ba ntabwo tuza kubaha karamata wasiwe bifitiye gakondo n'abane wabera ntabwo tuza kubaha wasiwe bifitiye gakondo hagarara hanze w'ifoto bifitiye gakondo mwegereyo ntabwo tuza kubaha Amesia agiye mwihangane agiye kuruka imiruho n'imihate umugeni Amesia agiye kuruka imiruho n'imihate umugeni
umugeni wa Mesiya agiye kuruhuka umugeni wa Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihati ayiwe umugeni wa Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihati umugeni wa Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihati ayiwe umugeni wa Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihati wa Mesiya agiye kuruhuka imiruho Yewe. Halo. 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 Yewe. Wanzane kaka mikoro wakanzaniye na wa mugabo nagahaye ukamwaka kazana kandi. Kwatu mikoro. None ndi imbere ndireba ukuntu ngeraho noneho ndi wa mugabo mwaka kaka mikoro kazana. Wewe pamoja na haguruka ngwino kugira gute ati ntuzongere kaka ndi wa mugabo yarafite wakamwatse mu ndebere ryinyi mukamwatse
Kaze kamwa. Ubone ko ngumana je. noneho ukaguma mu bantu nabi noneho sese najya inyuma kubera ko ndi gukamera Uri kujya. wamamukira aho ngaho Ngwino nanjye kajya uza mwaha. Kanagera ku ipine rufata. n'ubu ntari nizo gufite imbaraga ahubwo ubwo neza cyane wajyama urira ujyamo hagarara kwicara ku ruhande Muzamuka hano. imbere buyore yanjye Mugende no yakabira hageze. sa n'ukambaye urakama ntari bine tujyana nkwereke Kana mugenzi. umufashe zamufashe cyangwa se ahagarara nashaka agenda anahagaze shaka umwanya kuwushakira none twaruhanye twiranga urumva rigajye kuze ndi kwateri ntuzahamagara kabuye hejuru ni hano hasi yuzuye hano nakubigega Genda ubinjizamo wowe. N'uwo nagenda mu imodoka. naba ariwe ugenda kubikurikirana ibyago biragora mu abantu abapeti ni babyara abantu mama wabo nabo yari atetse bari batuye hano muri aka gace ntabwo babiri se bajyamo kandi avuga ngo ni babiri Ubonye aho ugenda sana barasimwa. barongoza Uravuga. ako karagenda muri kwasiteri sawa kagenda kicara Icara hano.
huzuye ubona bafata gute Bamwe baragenda muri kwasiteri agiye kuza indi modoka. Agiye kuza indi modoka. Akoze kabindi mwana aka? urasubura mwamusiga oya. Oya uwo muzane nari. Mwako kazi. Wina muzane nari. singiyi yaje se ninde Dere ngindi kwasiteri yanaje. Adima mu nicari hagati. Yake nicari icara na nawe. Icara na gutya nawe. Naje nicara hariya Uko kari anateye ko murabona abana batakamije cyane abahungu bawe najyana n'amahoro nanjye ndaje Isura nyibukara. Kwibuka. Komera cyane. Urabona ukuntu byadogera. Ntabwo nakwibagirwa. Bishoboka. Reba mama wabo, reba Robert, reba ni. Agena mama wabo uriya niho yari atuye. aryo twe ko ntabwo ari hano twaje Mama wabo niho yari atuye. Harandi bari Ntabwo ari hano ku Gisozi bari batuye ku Gisozi. eh Ushaka kugenda se ushaka kujya? kugenda Ariko yanagiye ashaka umuntu umwe muri bisi mushyiriho kano kantu uri ufite igitabo uriya ntagiye kujya muri iriya modoka Agiye kujya muri iriya. ntacyo ariko zaza ko zitaza ariko bakwigendera kuri iriya moto bagenda nicaye inyuma kugira ngo zose zigaragare neza Iyihe se? twese hagiye iriya aho tugiye Ari kumwe n'uyu nguyu wambaye ingofero. mwe nari kumusaba umwe tukareba ko biva ko gutya ndaba nkamera zino ibintu bifata ahubwo zifate n'ibifata ndetse nahagaragaza Boga. Ntabwo uri bugwe se? Ntabwo uri bugwe? Cyangwa uhagarare hariya?
genda uhagaze ureba imbere ntabwo uri buko uhagarara ureba abine itugenda n'abari ntibakibona iyo kuba ndimo kubibona nugenda abandi baragukurikira nugiye uhagaze n'abandi barakomeza bahagarara abandi bari abana nibo babasiga ntabwo babasiga
oya yitwa umugabo wubatse inzu se tukazamuka umuhanda indi yahagurutse yaje tugende yari yasigaye yaje dore ubu ngubu imanuka ku mugabo kakanyeta ibi
basi ntibakurenganye nuko wabuze wakuyobora aho narekeye imyaka iba itandatu akiragira njye ngo ndabona nanyerere bose barimo zemeye wamubonye yaje yakuza nakasi sikari gitandukanye buri yakiri ihuje turagira ngo bagarafere begere hano hino umuryango wa bugufi twegere n'abandi batwegere kugira ngo abasore badufashe tumanure umurambo tujemo hano aho hateguriwe nyine kugira ngo iyi nzu yiwe aje mu nzu yiwe Imana yateguye Amanuel rimwe rekura bari mu mubanza aho mwumve hari kugenda bari bagenda
uyu munsi wa none Imana yahamagaye uyu mwana wacu witwa Iraduhetse Ines. Yavutse mu 2018, yitabye Imana tariki 10 z'ukwa 4 2025. Yari amaze imyaka 7. Mama wiwe yamusize afite imyaka 2. Urumva ko yari arimo agwiza imbaraga, ariko Imana nayo imukeneye. Bityo rero twagiraga ngo dukomeze dusenga, dukomeze turagize Imana n'abasigaye, kubera yuko Imana byose buriya nta gitungura Imana. Njyewe byantungura ariko nta kintu gitungura Imana. Bityo rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete, hagiye gukurikiraho gahunda y'ubuhamya. Turatwara iminota 10. Harabanza umuntu waza kubafasha mu bintu by'amasengesho. Ari hehe? Ari hano hafi. Uwaza kubafasha bazaga bajya gusengana w'umudamu. Ari hehe? Undi ari kumubona. Nguriya. Harakurikiraho Mutabazi Jafete, papa wabo. Harakurikiraho Habineza. Tubahaye umwanya kugira ngo bagire icyo bavuga. Mfite umugabo umwe n'abana 3, usibye ko batarabo, n'aba bana 5 bari nk'abanjye. Ko iyo najyaga kuba ntekereje ko abana banjye bari burya, mvaga ko nabanga bagomba kurya. Ubuzima busanzwe nyine mara abana, yari umwana wubaha cyane, umwana utuje. Babonaga ko wari umwana uzavamo nk'umukozi w'Imana, ko yajyaga yicara bagakora iteraniro mu rugo n'abandi bana bakabyina. Nkabona ko yari umwana wabonaga ko azatora inzira y'agakiza. Ubuzima busanzwe nyine babonaga ko ari umwana uterutse neza. Rero mu buzima twari tumaranye muri iyi minsi, Imana itaramwisubiza, ntacyo namushinja. Ari umwana wubaha, umwana witonda, yari umwana mbega mwiza cyane. Ubwo rero uyu mwana navuga ngo Imana nuko ijya ibigena cyane, nuko ijya ibishaka. Ndibuka mu minsi yashize yarambwiye ko nari ngiye gusenga ku Gasave. Arambwira ati mama Jackie, mbega ni muri bose. Barambwira ati no munsi turajya gusenga. Ndababwira nti se mwabana mwe ko dusengera kure muragerayo? Musaza weto aravuga ati ndagerayo. Noneho umwana niwe wakarabye imbere y'abandi, niwe waje arambwira ngo tugende. Ntaritegwa, ndaganiro turasengera bijya saa sita, n'ubundi nta kibazo ndaza.
twaragiye ubwo tugeze ahantu twari tugeze barambwira ngo mama Jackie ngo ngaho mfotora ubwo narabafotoye bose turi kujya gusenga niko ko hari ababyeyi baduciyeho baratubwira ngo nese ko muri kwifotoza umunaniwe kugenda gusenga nabwira nti buriya umwana icyo ashaka cyose urakimuha kuko ntabwo wamenya impamvu yacyo ariko nshimye Imana yo mu ijuru ko ari umwana nubwo atashye urugendo rwe rukaba rurangiye ariko wabonaga ko ari umwana ufite viziyo nziza mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kubaha ababyeyi gusa nta kindi narenzaho icyo navuga ngo Imana ikomeze mwakire mu bayo murakoze. Mutabazi Jafete murakoze nisi ari umwana wa kane ariko akaba umwana utandukanye n'abandi inshuti yanjye cyane agakunda kunyibutsa gazi ibyo ngendera gukoresha cyangiraho ikibazo bigatuma na bagenzi babo wenda bagira ikibazo uvuga ngo iminsi yari amaze namunagamo icyizere kirenze kuko nyine buriya kenshi ibyo umuntu ahitamo ntabwo ariko Imana ibona gusa Imana imwakire icyo navuga ukomeze wumve Habineza nawe agira icyo avuga. Habineza nawe agira icyo avuga. icyo navuga Inesi mubona hano ni umwana wanjye. Hari igihe njye nkunda kuryama cyane yazaga mu rugo akajya ku ruhande rw'idirishya akaririmba indirimbo zimwe numva izindi z'amaganya ariko zitumvikana. Yari umuririmbyi. Izo ndirimbo hari igihe yaririmbaga ifite nk'udutotsi ajya numva umuntu uririmba ariko utujwi twiza pe. Ejo bundi njye naramurwaye ngiye kumva numva umugongo uracitse sinjya ndwara ngewe ubundi ariko hari ikibazo ndakimenya ndavuga ati imbere hari ikibazo tu gusa sinari nzi ibyo ari byo. uyu petit frère arampamagara arambwira ati Inesi ubu tuvugana mujyanye kwa muganga ariko yabimbwiye maze iminsi 2-3 akada meze nabi cyane ariko yampamagaye nakize ndi muzima. Amaze ijoro rimwe numva nyumuzingo urumureka namwe twese twahuriye hano zaduhuje gusa yari umwana ufite ubwenge bwinshi burenze kubera ko yari atuje. Buriya abantu batuje baba bafite n'ubwenge gusa Imana ikunda beza nyine yamutwaye kandi ikomeze kumwakira mu bwami bwayo. Twumve Paul akomeze kuyobora uyu muhango. Murakoze. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riherekeza uyu mwana ariko tugiye kubanza turirimbe. Tumara kumva turimo gusoma iryo jambo. Tugiye kuririmba umuririmbyi
ukuvuga ngo kuri wa munsi tuzazukaho Yesu azaduha imibiri mishya bya no kuboroga bizaba bikiriho. Impamvu ino ndirimbo nyikunda nuko ivanga ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urukumbuzi bazabonanira mu ijuru. Ibyiringiro birahari rero kuri uyu mwana izi ndirimbo yaririmbaga no mu ijuru tuzamubona. Nayo mpamvu rero tugiye kuririmba, abantu bari kurira turabaye koko, ariko murihangana tugire nk'abafite ibyiringiro kuko saha gusa n'ahandi Imana rihabwa icyubahiro. Kuri wa munsi tuzazukaho Yesu azaduha imibiri mishya, kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho. Kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho. Uyu mubiri waruhanyaga niwo turambitse mu butaka, nuko ubugingo bwonyine bwazamutse bujya mu ijuru. Kuko ubugingo bwonyine bwazamutse bujya mu ijuru. Reka nashaka turekeraho, turaza kubisubiramo mu kanya. Uyu mubiri twawurambitse kanya muraza gusezera waruhanyaga. Hari uyu mwana rero atarakura cyane, ariko nawe hari byamurushyaga, umva ko yagiraga indirimbo z'amaganya, akagira n'indirimbo zo guhimbaza, byose mu isi biba bivanze. Hari umunsi w'umunezero, hari n'umunsi w'umubabaro. Hari umunsi nawe yagiraga ibyishimo, hari n'umunsi yaganyaga nyine akaririmba indirimbo zidasobanutse, ariko akaririmba. Uyu mubiri rero tuwurambitse mu butaka, ubugingo bwonyine bw'uyu mwana bwazamutse bujya mu ijuru. Reka dusabire tudatinze, twinjire mu marayira, dusomere ijambo riri muri igitabo cya Zaburi, ibice bya 90, turasoma ku murongo w'10. Tuvuga akanya gato kuko ni ijambo twibukiranya twese, abakuru n'abatoya, twese aha ni mu rugo. 90 turasoma umurongo w'10. Zaburi 90 umurongo wa 10. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba, natwe tukaba tugurutse. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya itubwiye